nongeye kubashimira mwese mudahwema kudukurikira gukurikira ibiganiro bica kuri channel ya Salomo TV cyangwa YouTube channel ya Salomo TV. Ngende Salomo ntakinira Imana nk'ibisanzwe ni kwa kundi tugira gutya tukitereka tukagira ibyo tugenda tuvugaho. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuprofete n'umuhanuzi w'Imana yitwa Nahimana Vincent. Umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Umeze neza urashima Imana. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, shima Imana mwa kino gitondo cy'uyu munsi. Yego. Komeze neza ko ndamutse nda amahoro. Ni ukuri amakuru y'iminsi ni meza. Yego. Nta gikuba cyacitse. Mu minsi duhejeje ine. Yego. Ndagira ngo Bwana Vincent dutangire turirimba indirimbo imwe yo mu gitabo. Ndabona ufite igitabo cy'indirimbo cyo kora by'indirimbo zo gushimisha ndetse no guhimbaza Imana. Watuzamura mu mwuka. Nkuko bivuze numvaga bindimo kuririmba ngira ngo zikari umurimo nkunda. Yego. Kuririmba ni umurimo mwiza. Kandi ngiyo uririmbye buriya ubusenze kabiri niko vuga butumwa yavuze cyangwa niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo uririmbye ubusenze kabiri. Kuririmba rero ni umurimo abantu benshi bakunda, ariko ni n'umurimo Satani irwanya. Kuririmba ni umurimo mwiza abantu bakunda, ariko Satani irawurwanya. Yego. Rero reka turirimbe. Uravuze ngo kuririmba ni umurimo mwiza ariko Satani agira gute? Arawurwanya. Kuririmba buri uririmbye ubusenze kabiri. Ubusenze kabiri. Nanjye ndumva ndi gufashwa n'umwuka n'umuriri w'Imana. Aragakora abantu bajyaga baririmba kera. Yego. Ariko ntago ariyo ndirimba. Kuririmba ni umurimo mwiza. Kuririmba ni gusenga kabiri. Kuririmba ni umurimo mwiza, ariko kuririmba ni no gusenga kabiri. Yego. Reka turirimbire yimuririmbye w'134. Yego. Umuririmbyi mwiza utubwira uburyo Yesu yavutsemo, uburyo Yesu yavukiye i Betelehemu. Yego. Akavukira ahantu habi cyane. Ubwo buzima bwose. Yego. Ngira ngo nta n'ikindi tuje kuvugaho, tuje kwivugira ku buryo Yesu yavutsemo. Yego. Ngira ngo nibwo buryo tuje kubwira abantu. Ari nayo mpamvu itumye turirimba uyu muririmbyi ariwe dutangiriyeho. Uyu muririmbyi rero ni w'134. Aravuga ati Yesu avukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yajansha, ayiwe ngukuko yajanshaka, ngukuko yajanshaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yajanshaka, ayiwe ngukuko yajanshaka, ngukuko yajanshaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngukuko yajanshaka. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, ayiwe yazize ibyaha byanjye, ayiwe yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, haleluya, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ayiwe ntangazwa cyane n'imbabazi, haleluya, yazize ibyaha byanjye. Yesu we, Yesu nawe magukiza abantu,
ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhama, haleluya, araduhamaga, haleluya, araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, hayiwe, araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, hayiwe, azaza ntazatinda, haleluya, azaza ntazatinda, hayiwe, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Yesu azaza, ntazigera atinda. Yabisezeranye natwe ajya kujya mu ijuru, yego, kazaza atazatinda kandi ntazatinda. Nubwo benshi babona ko atinze, yego, ariko Yesu azaza ntagato. Kuza kwe benshi babona ko atinze, ariko kuza kwa Yesu ntago bitinze. Yego, n'uyu mwanya yaza. N'uyu mwanya ubu tuvugana yaza. Yasize abwiye abantu ko nubwo agiye ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Yego, ubwo n'uyu munsi wabamo, n'iki gihe cyaba muri ibyo bihe yavuze. Yatubwiye ko muri ibyo bihe ntabwo yavuze umunsi cyangwa igihe Yesu azazira. Yego, ubwo rero icyo gihe yazamo n'uyu munsi ushyiremo. ubwo n'uyu munsi yaza, n'iki gihe ubu tuvugana gishyira mu bihe Yesu yazira. wajya kubona ukabona araje. Yego, birashoboka cyane. Yego, n'ibyo rero nahoze nivugira kuri uyu muririmbyi twavugaga. ngira ngo benshi barabizi neza ko uyu muririmbyi Yesu ahantu yavukiye, ngira ngo ntabwo turi bwatindeho cyane. Yego, ariko Yesu yavukiye i Betelehemu. ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane. Azaza ntazatinda, ariko ngo yavukiye mu muvure i Betelehemu, bamuryamisha mu muvure. ariko reka mbivuge ibi bintu, yego, tubirambure ku buryo bweruye. Yego, hari igihe uvuga ibintu ugasa nk'uwiciye hejuru. Yego, n'ubyumvise ntasobanukirwe. si ibi bintu bya Yesu bashatse kuvuga iki. Yego, ibintu bya Yesu bavuze ni ibiki? ibi bintu bya Yesu bavuze bishatse kuvuga iki? byagenze bite? bya gute? ibintu bya Yesu reka mbivugeho kuko mbifiteho amakuru. hari igihe Imana iduha icyo bita impano. rimwe na rimwe abantu bamwe muri twe ntibamenye ko izo mpano tugize gute tuzifite. Yego, ariko mu mpano ufite niyo Imana yashatse kuba ari bwo buhanuzi uhanuramo. Yego, abahanuzi bose ntabwo ari twakundi. ntabwo ubwo rero reka nivugire uburyo Yesu yavutsemo. Yego, n'aho yavukiye n'ababonye ko yavutse. Yego, hari abatazi uburyo ki. ushobora kubaza umuntu atese Yesu ko yavutse. Yego, byamenywe na bande? ni bande bamenye ko Yesu yavutse? Yesu ni muntu ki? ni wo kwande? Yego, ngira ngo byose turabivuga. ibyo tuje kubwira abantu nonaha muri iki kiganiro cy'iyobokamana cy'ijambo ry'Imana. Yego, ngira ngo Yesu ajya kuvuka yavukiye aho bita i Betelehemu. Yego, yari umujyi tekereza. Yego, yari umujyi witwa Betelehemu. ubwo rero Yesu amaze kuvuka ntabwo yavukiye mu bitaro nk'uko
abana bo mu gihugu abandi bana bavukiraga mu bitaro cyangwa ahandi hantu heza. Buri muntu uvukiye mu bitaro buriya utabona barakuyeho gahunda yo kubyarira mu ngo, nuko babonaga abantu benshi ingaruka z'abavuka abapfa bavuka abapfa bari kuvuka, iyo mibare yabaga ari myinshi icyo gihe. Yego. Kandi ndetse abantu bakavukira habi ku buryo kibabona byari umwanda. Yego. Niyo mpamvu leta yaje gufata umwanzuro wo kubyarira kwa muganga. Hanyuma batazi impamvu leta yabishyizeho, ibyo nabyo reka mbivugeho nako nagaciyemo. Yego. Ariko Yesu we ntabwo yavukiye mu bitaro nk'uko abandi bana bavutse, cyangwa nk'uko dukurikiye wavukiye mu bitaro, cyangwa se ukavukira mu rugo ahandi hantu heza. Yego. Yesu yaravutse avukira kwa Mariya ndetse na Yozefu. Yego. Se wa Yesu ni Yozefu, niko bavuga. Yego. Niko bivugwa. Nyina wa Yesu akaba Mariya. Yego. Ubwo rero Yesu akimara kuvuka, abashumba bari baragiye umukumbi w'inka, cyangwa se bari biragiye n'inka. Jya numva bakunda ngo umwana Yesu akimara kuvuka, abashumba nibo bamenye ko Yesu yagize ute. Yego. Yavutse. Nibo bantu ba mbere. Abashumba bano bari baragiye inka. Yego. Nibo bari bamenye ko Yesu yavutse. Kuko bari baragiye inka. None se nawe urabyumva, niba yararyamishijwe mu muvure, yaryamishijwe mu muvure nande? Na Mariya. Yego. Na nyina wa Yesu. Amushyira mu muvure, yambitswe izino bita ngo ni urubindo rw'abana, nk'uko twese tuvuka. Ariko Yesu yavukiye ahantu hagayitse. Ntabwo yigeze yambara pampegisi. Za pampegisi n'ibindi tubona, ntabwo Yesu yabyambayeho. Ntibyari bihari. Ari umuririmbyi waririmbye ngo yavukiye ahagayitse, ariko ariko agira umumaro. Wavukiye ahagayitse, ariko ugira umumaro, wicishije bugufi ngaboroheje tukumenye. Mbega mwaho ngaho. Aho hafi aho. Yego. Nibyo nshatse kuvuga. Yesu yavukiye ahantu hagayitse, suko atari buvukire ahantu hakomeye nk'umwami. Yego. Ariko kugira ngo yereke abantu kuvukira aho horoheje, ntabwo ari uko Yesu atarabashije kuba yavukira ahandi hantu. Imana ntabwo suko yari itabashije kuvuga ngo Yesu avukire n'ahandi hantu hakomeye. Yego. Ariko arareba aravuga ati dore nguru urugero rw'uko umwana w'umuntu agomba kwicisha bugufi. Yego. Niba umwana Yesu Kristo akivuka yararyamishijwe mu muvure. Yego. Nge ndi muntu ki? Yego. Wo kutiyoroshya ngo nce bugufi. Erega nitwishyira hejuru, tujye dutekereza uburyo Yesu yavutsemo, nabyo tubitekerezaho. Yego. Ariko ntiyigeze yishyira hejuru. Ntabwo yagiye hejuru. Yego. Suko atarabashije kuvukira no muri iyo migi ikomeye n'ahandi. Ariko Yesu yararebye. Yego. Abona, ngira ngo niwe baje kwitangira n'umuntu. Yego. Muri iyi si yaratwitangira. Yavukiye ahantu hakoroheje, ariko bigira umumaro kuri twebwe abana b'abantu. Bigira naho Yesu yitanga ku musaraba. Ariko wa mugani wawe, Yesu yagombaga no kuvukira mu rugo rukomeye, uko yari Imana. Bibiliya avuga ngo ninge ijambo kandi wahoranye n'iki w'Imana, ngo kandi ijambo yari iki? Yari Imana. Bivuze ngo ni Imana yigenderaga. Urumva rero ibyo byose Imana irareba ibona Yesu agomba kuvukira hahandi horoheje, kugira ngo abantu bamenye ko Imana ubwayo nayo ica bugufi. Icisha bugufi. Yego. Urumva, ngira ngo bivugwa ko uyu Mariya na Yozefu, Yozefu atigeze agira ute? Atigeze abonana na Mariya. Yego. Yego, turabyemeranwaho. Niko biritubwira. Bibiliya itubwira ko Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera. Yego. Yasamye inda y'Umwuka Wera. Ntabwo buriya Mariya yajyamanye na Yozefu. Ntabwo baryamanye. Ngo babyare Yesu. Nyine gusa
byari bigoye kubyumvisha abantu. yego Ni kimwe nuko no muri iyi minsi ya none umwari w'umukobwa nonaha kugira ngo asame inda bivugwe ko atabyamanye n'iki n'umusore cyangwa n'umuntu w'umugabo, ntabwo byumvikana. Kubyemeza abantu biragoye. Ariko Yesu we ntabwo, ariko Mariya we yasamye inda y'umwuka we abyaramo Yesu. ariko ngo nabo ngo babanje kutabyemeranwaho, abantu banga kubyemera. Ibintu byabaye rwaserera bizamo akaduruvayo nk'uko n'iby'isi hano bimera, kuko icyo gihe bari abantu, hari mu isi y'icyo gihe nyine, yari mu isi y'icyo gihe. Ariko biba byaravuzwe ko buriya Mariya bafite isezerano ry'uko azasama inda y'umwana w'umuhungu, yego azamwita nde? Yesu. Ari we uzacungura yego amahanga, isi yose azacungura isi. Buriya Yesu yavutse kuri misiyo, ntabwo yapfuye kuvuka gusa. Yesu ntabwo yapfuye kuvuka gusa nk'uko abantu tuvuka gutya bikarangira. Oya, Yesu we yavutse ari kuri misiyo yo gucungura umuntu. Yesu yavutse ari kuri misiyo yo gucungura umuntu. Ngira ngo byaratinze, Yesu arakura, yego akajya ajya kwigisha ubutumwa bwiza, kugira ngo ubu bantu barabizi. Yesu yigisha abantu iby'ijambo ry'Imana, yego ngira ngo mu butayu butandukanye Yesu yagiye ahagera. Ngira ngo Yesu n'ibitangaza byinshi yagiye akora, yego bikarebwa n'amaso y'abantu. Ngira ngo Yesu ndabyibuka ku nyanja ya Tiberiya, aho yasanze bantuze baroba ba Yohana, yego ndetse n'abandi. Arababwira ati barobye babuze ifi n'imwe mu rushundura, babuze ifi n'imwe, bagatega bakaroba bikanga. yego ariko Yesu arareba, arebye mu mitima yabo, yego abona icyo bakeneye. Yesu ubwira mugenzi wawe ati Yesu amenya icyo ukeneye. Yesu amenya icyo ukeneye. Yesu amenya icyo ukeneye. Yego. Ibyo dukeneye byose Yesu arabizi. Abantu badukurikiye bamenye ko Yesu ibyo bakeneye, Yesu ibintu byose azi ibyo dukeneye. Ibyo abantu bakeneye. Ibyo abantu dukeneye Yesu arabizi. Yego. Ndakubwiye ubwira abantu ati Yesu azi ibyo dukeneye. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu byanga bikunze Yesu yabonye ko ibyo bintu byose, Yesu yitegereje mu mitima yabo, abona ko abo bantu bakoze, barobye biranga, bagerageje kugira icyo bashyira mu rushundura rwabo, ariko biranga. Ubwo rero Yesu arebye arababwira ati munyegere, munyegere mbere ku buryo, mbere ku buryo bw'uko ibintu byakorwa. Yego. Yego. Ubwo abereka uburyo bw'uko ibyo bintu byagira ute byakora. Yego. Ubwo Yesu yaje asanze nta kintu n'iki, nta fi n'imwe barobye. Yesu ahageze abereka uburyo bw'uko bagomba kubigenza, ibintu birakunda. Ibyo ni bimwe mu bitangaza Yesu yakoze. Ngira ngo Yesu ageze kwa Lazaro, yego, uburyo yamuzuyemo, ngira ngo ibyo ni ibitangaza abantu bagiye babona, tutari butindeho. Ngira ngo Yesu ahindura amazi divayi, abantu barabizi mu bukwe bw'Ikana. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu abantu benshi bazi kandi bamenye. Ubwo rero simbizi neza ko hari umuntu ugishidikanya ku mbaraga z'Imana. Yego. Nta muntu n'umwe mpamya ugishidikanya ku icyo bita imbaraga z'Imana. Ubwo rero niyo mpamvu ibi bintu nabivuzeho, uburyo Yesu yavutsemo n'ibitangaza yagiye akora. Ngira ngo abantu barabibonye, abari bahari b'icyo gihe n'ababyumvise barabyumvise. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ati aho wavukiye, uburyo wavutsemo bwose bwabaye kubw'umugambi w'Imana. Imana ntabwo ko yararebye ikabona Yesu akwiye kuvukira hariya ahantu hagayitse,
ntabwo ari uko yarebye ibona nta handi hantu heza yari buvukire, nuko yari igira ngo itwereke guca bugufi, itwigishe guca bugufi, icishe bugufi, itwereke ko Yesu kuvukira hariya ahantu hagayitse ari ukugira ngo ibe yacisha bugufi buri muntu uwo ari we wese, yumve ko aho yavukira hose, yego, ubuzima bwose yavukiramo ari bwo bushake bw'Imana. Ubwo rero niyo mpamvu navuze ibi bintu bivuga biti byanga bikunze, uburyo bwose waba waravutsemo, yego, ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana, yego, ni umugambi w'Imana kugira ngo ibyo byose bigerweho. uravuze ngo uburyo bwose waba waravutsemo ni umugambi w'iki? W'Imana, yego. Hano rero bwana Vincent ndavuga ngo ndagira ngo turimo tuganira ku mateka ya Yesu Kristo, umwana Yesu uko yavutse, ariko wagiye uvugamo uravuga ngo uburyo bwose abantu badukurikiye, ubuzima abantu babayemo, Imana irabuzi, yego, Imana irabuzi, kandi imibereho yacu Imana irayizi, yego, kandi nuko tuzabaho, yego, biri mu biganza byayo. ariko hano ngira ngo wavuze ku mateka ya Yesu, ndibuka igihe kimwe nyine Imana yabwiye Mariya na Yosefu ngo muhungishe umwana, muhungishe Mariya, hungisha Mariya kuko afite inda y'iki y'umwuka, kuko ni umwana na nyina cyangwa ari Mariya wenyine? Abantu badukurikiye bashobora kuba batabisobanukirwa. Yesu Imana ibwira Yosefu ngo ahungishe Mariya, yari umwana na nyina cyangwa yari Mariya ahubwo atwite umwana Yesu? Ibyo rero nabyo birumvikana ko byanga bikunze, cyangwa ahubwo yaravuze ngo hungisha umwana na nyina kuko Herode ashaka kumuhitana. Bivuze ngo n'ubundi Yesu yavukiye mu muvure, n'ubundi bari mu buhungiro, kuko n'ubundi ngira ngo hari Betelehemu mu muvure aho Yesu yavukiye, ahubwo yagiye kumubyarira mu muvure, buretse buriya ntiyaba yaragiye kumubyarira mu muvure. Aho nawe waba ugiye gukeka, yego, kandi gukeka mu ijambo ry'Imana nyine turimo turaganira, ugomba kuvuga ibintu, yego, neza ufitiye amakuru yabyo, kuko byanga bikunze. Ngira ngo ku ngoma y'umwami Herode, yego, nibwo bavuze ko bashaka kwica abana b'abahungu bose bavutse, yego. Ubwo rero muri iyo ngoma y'umwami Herode niyo ngoma Yesu yavutseho. Ubwo rero Yesu biba ngombwa ko bivugwa ko Yesu yashakaga kwicwa n'umwami Herode, yego, yashakaga kwicwa n'umwami Herode, yashakaga kwicwa n'umwami Herode, yego. Ubwo rero Yesu yavutse ku ngoma y'umwami bita Herode, yego. ubwo mu kuvukamo yavutse ari ibibazo, bavuga ko umwana wese w'umuhungu uvutse agomba kwicwa, yego, yego, yego. ubwo rero Herode we yumvaga ko byanga bikunze Yesu agomba kugira ute? Kwicwa, yego. niho iryo jambo wavuze byo guhungishwa kwa Yesu byabayeho. Umwami Herode si we wicaga se, niwe washatse kwica Yesu, kuko bari bambwiye ngo hagiye kuvuka umwami, havutse umwami, yego, kuko ngo inyenyeri zaragiye neza ziyobora ahantu umwana Yesu yari yavukiye hara mu muvure, ngo bagezeyo ngo bari boherejwe, ahubwo nabo baravuga ati ahubwo aya makuru ntimuyabwiye Herode, nabo mwaramuhindutse kandi zari intumwa. Urumva ukuntu Yesu yari atangaje, yari akaze. Gusa biriya bintu, yego, byari bizwi gusamwa kwenda kwa Yesu. Hari n'indirimbo ivuga ngo ku ngoma y'umwami Herode hariho umwari witwaga Mariya. Ahubwo buretse nicyo kintu hano twashingiyeho, bwana Vincent nandika indirimbo ivuga ngo Herode waruhiye ubusa gukora itsembatsemba ngo urimbure na Yesu, ariko ntibyaguhiriye kuko uwo wahigaga yagutanze kwima ingoma,
kandi yubatse ku rutare, ariko izawe zose zubatswe ku musenyi. Mana ngwino uhindure abanze guhinduka, ugorore n'abakwiye ingororano, komeza ukomeze ukora ibitangaza, umurimo ushyirwe hejuru. Ngira ngo inspire y'indirimbo n'abantu bayumva cyane ni amagambo gusa yo muri Bibiliya. Rero bivuze ngo burya nyine biza kare bitangira kera, umuntu akagenda abigenza gutyo. Yego, umuntu akagenda abigenza gutyo, biza kare bikaza mu mwuka. Yego, urumva rero ko ibirogoya ibigusha umuntu mu rugendo aba ari byinshi, ariko kandi ukavuga ngo reka dukomeze twizerere mu mwuka twizereyemo, umwuka w'Imana twizerere mwaho ngaho. Yego, dukomeze twizerere mwaho. Tubwire abantu ngo abantu bakomeze bizerere muri Kristo, kuko na plani ya Yesu kuza kwa Kristo Yesu umwami, cyangwa kuza kwa Kristo mu isi, kuvukira mu kwa Mariya byari muri plani y'iki y'Imana, kugira ngo n'ubundi abambwe ku musaraba byari muri plani y'Imana, kuko byagezeho Yesu hari ahantu ngo mu rusengero, nimba hari mu isoko bari mu rusengero, ngo Yesu yajyanye n'ababyeyi be ngarangira abayobo abatoroka. Ngabaturutse barabaza ngo kuki wari wabuze, ngo ariko ngo muranshakira iki? Ko navugaga niba ari ibya data, ariko ubwo rero yagiye kwigisha. Urumva Yesu iribaze ku myaka 12 yaranagendaga, ababyeyi bakamubora yigendeye kubwiriza abantu bakarangara ati ubundi ngo yajyaga no mu butayu akajya kubwiriza. Ati mureba akana kangana gutya kabwiriza gutya by'Imana. Ari muri gahunda y'Imana, kandi buriya umuntu uri mu Imana nubwo waba uri umwana urabivuga abantu bakabyumva. Noneho rero ngo witwa ngo Yuda Isikariyote ngaza kugambanira Yesu, Petero nawe aramwihakana. Ubwo twageze ku musaraba kare. Uko inkuru za Kristo ni ndende. Ibi byo tuzabishakira, ariko tubivugaho ibya Yuda tubivugaho. Uburyo yashatse kugambanira Yesu, yagambaniye Yesu ndetse aho bamuhaye ibiceri bitatu byonyine, ariko barabanza byari byinshi, byatumye acisha Yesu igihanga. Yego, urumva ni ikibazo. Ntabwo byari byoroshye, ariko n'ubundi iriya nzira y'umubabaro wa Yesu yari iri muri plani y'Imana. Ariya maraso Yesu Kristo yavuye yari ukugira ngo, yego, nuriya mubiri we washenjaguwe yari ukugira ngo twebwe abanyabyaha bagire bate ducungurwe. Yego, ni Yesu yabambwe, twe turabambura. No kwitanga yitanze. Yego, dore ko n'umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese yigerereyo. Yego, ubu ngubu aho ngira ngo barabivuze kenshi, Bibiliya irabitubwira ko mu bihe byashize ko ntabwo umuntu yari kubona ibitambo. Yego, inuma n'intungura, inuma z'intungura, yego, ndetse n'intama n'umwana w'intama, ntabwo byari koroha. Yego, ndetse zari kugiraho zikazanashiraho. Mbese uko umuntu akoze icyaha bajyana ibyo bitambo, dore ko ibyo bintu bitakinabaho, bisigaye bigoye kubibona n'ubu. Urumva ntabwo byari bushoboka, ariko Yesu Kristo waritanga kugira ngo abari abanyabyaha baba barigo. Yesu arabambwa, twe turabamburwa. Yego, ibyo ni ijambo ry'Imana. Bwana Vincent turagushimiye cyane. Imana iguha umugisha. Ni kwa kundi tuba turi kuganira ku gisata cy'iyobokamana, tukagenda tuvuga ku mateka atandukanye. Twari turi kuvuga ku mateka y'umwana Yesu cyangwa ya Kristo umwami waducunguye ko musaraba igorogota, twabambanywe nawe. Kandi ngo tubamburwa nawe, twarabambwe n'ubundi kandi tuvira ku musaraba rimwe, ubwo tuba turacunguwe. Umwenda wari ukingirije ahera ubugize gute, ubutabutsemo kabiri, ngo twese twigerereyo. Reka tubwire abantu badukurikiye ngo mwizerere muri Kristo Yesu. Bwana Vincent turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Yego.